Muraho neza nkuko bisanzwe rero YouTube channel ni Rwanda Real Estate, amazina muramenyereye ni Turatimana Idi. Uyu munsi rero turi ahantu bita mu Kagarama, tugiye kwereka inzu nziza cyane iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 160 y'amafaranga y'u Rwanda. Miliyoni 160 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni inzu nziza iri mu Kagarama kuri kaburimbo, ifite ibyumba 4, toilette 3. Ni inzu nziza nkuko muri kwibona. Reka mbatembereze iyi nzu gake gake nitonze mubashe kureba ubwiza bw'iyi nzu. Nuvuga ngo iyi nzu ifite umutaka, ifite akajardin, ifite parking y'imodoka ebyiri, n'eshatu zajyamo bitewe n'ukuntu baparitse. Urabona ko baparitse zimeze gutya, ariko n'eshatu ushatse bereke parking urabona uho zishobora kujyamo. Ni imodoka rero zajyamo nk'ebyiri cyangwa eshatu bitewe. Nuvuga ngo ifite n'akajardin nkuko muri kwibona, ndetse n'amatara meza yaka nijoro. Muragira ngo muri kona urabona ko ari umurasire yaka nimugoroba. Iyo ni automatique, ahita yiyatsa iyo umugoroba wageze, ni amatara ahita yiyatsa nkuko muri kugenda mubibona. Reka rero tubatembereze inzu yacu. Inzu yacu twabwiye ko ifite ibyumba 4, toilette 3 kuri miliyoni 160. Ni inzu ifite design nziza nkuko byarami, iri muri quartier nziza. Genda banyerekera quartier, banyerekere uburyo quartier zimeze. Ni quartier rwose ahantu heza cyane, ndetse kuri kaburimbo muri Kicukiro mu Kagarama. So tukigera hano rero murabona ko dufite agaterase keza gafite design nziza nkuko muri kugera bibona, amatara meza murabibona ko ifite design nziza. Genda ubereka rero uburyo ibintu bimeze. Nuvuga ngo ifite gypsum, ifite amatara meza, gypsum nziza cyane haba mu nzu ndetse nano kuri terase. Ifite n'umutaka imodoka zawe zibasha guparikamo neza cyane. Hanyuma tukinjira hano mu nzu urabona ko ifite salon, ifite salon nziza nini ibasha gusporta intebe nziza kandi nini. Nuvuga ngo urabona ko ifite ndetse na TV stand nziza. Murakubibona ibintu byose tugenda tubereka gake gake. Reba amatara yayo, undebere plafond ni gypsum y'amatara meza, ndetse n'uyu muryango urabona ko ari wa muryango uri sliding, wandi slidinga kugira ngo ibintu bibashe kwinjiramo neza. Hanyuma tukiva ngaha bita tuza hano uhita uhura ndetse n'utu design aha utereka uturabyo twawe, cyangwa se urabona ufite udutara twiza cyane. Urabona ko ari inzu nziza nziza pe. Ndayiba tuyi nzu kuri miliyoni 160 inzu yaba iyawe. Urabona ko ifite salamanje, salamanje nziza yisanzuye, uba wicaye uri kuganiriza madamu ari guteka, wicaye hano wimereye gutya rwose. Ni inzu nziza. Reba igikoni cyane, ndebera igikoni. Urabona ko ifite igikoni cyiza cyane, igikoni kinini. Urabona ko gifite twati twisanzuye. Iyi nzu rero kuri miliyoni 160 iyi nzu yaba iyawe. Urabona ko ari inzu nziza pe. Ni inzu bashyizemo utubati twiza, urabona ko ari twatubati turi class. Banyerekere buri kantu kandi bagende bareba uburyo iyi nzu imeze. Urabona ko ari handi ushobora gutereka wine. Urabona ko uramutse ufite wine, uramutse ufite buri kimwe cyose hano wagishyiramo nta kibazo rwose. Urabona ko tubati ari twiza, urabona ko ari twatubati rwose tuba dufite kuri design nziza cyane y'utu tubati. Ni inzu nziza rero tugiye kubatembereza. Hano tukiva hano kuri mu gikoni, tuza hano muri salle à manger, hanyuma tuza muri cya cyumba twita ngo ni icy'abashyitsi. Urabona ko ari cya cyumba cyiza kinini gifite ndetse n'utubati, gifite urumuri rwo hanze uko muri kugenda mubireba. Nuvuga ngo ufite icyumba cyawe cy'umushyitsi, ukagira idirishya ryiza rireba hanze ndetse n'urumuri rwiza. N'utu tubati twayongera ngo kugenda mubireba. Hanyuma tukiza hano tukiva muri iki cyumba nako duhita tuza muri toilette yacu. Urabona ko ifite toilette, ni za toilette nziza zifungwa. Urabona ko amazi adashobora kuza hanze ya douche kugira ngo amazi adaspreadinga ahangaha. Urabona ko za toilette za douche zifungwa neza cyane nta kibazo. N'ibirahure byiza mu kugenda mubireba uburyo imeze. Twagiye bara inzugi zayo nzanzugi nziza pe. Urabona ko ari muvura, ya muvura nziza ifite amasilindire meza kugira ngo mu kugenda mubireba. Twavuye muri iki cyumba tugiye noneho muri bya byumba bitatu bindi bisigaye. Nuvuga ngo iyi party ifite icyumba kimwe ndetse n'igikoni na salon na salamanje. Hanyuma tugiye muri ibi byumba bindi bitatu bisigaye. Turinjirira hano turaza turebe iki cyumba cyacu. Urabona ko ari icyumba kinini, banyerekera uburyo kimeze. Ni icyumba kinini rwose gifite amarangi meza. Urabona ko gifite n'utubati twayo ndetse n'idirishya rireba hanze. Urabona ko ufite rwose abana bashobora kuza bakisanzura ndetse bafite n'umwuka mwiza uturuka hanze, ndetse n'utubati two kubikamo imyenda.
ni inzu rero nziza. urabona ko tukiva muri iki cyumba duhita tuza muri iki cyumba cya gatatu. Nanone icyumba cya gatatu cyiza nacyo gifite n'utubati, watubona utubati twiza, ndetse urabona ko ari utubati twiza cyane twa white, utubati twiza tw'umweru. Ni inzu nziza rero idizayininze ku buryo buhebuje. Hanyuma iki cyumba navuyemo ndetse n'iki ngiki genda banyerekera iki cyumba ukivuyemo ndetse n'iki, urabona ko gisiporutwa ndetse kiba gifite iyi dushe yacyo ndetse na toilette. Uvuga ngo ibyumba bibiri bisharinga dushe na toilette bimwe. Ni toilette imwe isharinga ibyumba bibiri. Uvuga ngo warebe ko iyi dushe nziza ifite ndetse n'utu dushawa twiza turekura amazi neza ku rwego rwiza rushimishije. Urabona ko ari za dushe zifungwa kugira ngo amazi atabasha kujya hanze. Hanyuma twinjira no mu cyumba nyamukuru aricyo bita principal. Urabona ko tukiva hano iyi principal ihera ahangaha igatiza gutya. Urabona ko ari icyumba cyiza, urabona ko ari cya cyumba kinini. Urabona ko ni inzu bari barimo, ariko nyirayo yambwiye ati yashakira umukiriya, yashaka kugurisha nta kibazo. Ni inzu rero ataramazemo igihe, ni inzu urabona ko ari inzu ifite ubwiza buhebuje. Ndebera kuri plafo yayo, reba amatara yashyizemo, amatara meza. Urabona ko urumuri ruhagije cyane rwose. Urabona ko ifite ndetse n'utubati twayo mwagiye muri kugenda mubireba. Igitanda urabona ko igitanda kinini rwose kijyamo, ikagira nose akarusho k'iki cyumba, ikagira n'uyu muryango usohoka ujya kuri terase yaho. Turaza kubigiraho nabyo nta kibazo. Reka tuze hano tubaze tubereke noneho toilette y'iki cyumba kiri principal. Wabonye ko tukikinjiramo urabona ko ari cya cyumba kinini, wakibonye ni cya cyumba rwose cyiza, nako ni ya dushe nziza cyane ya cya cyumba kiri principal. Urabona ko ari wa muryango rwose ufunguka gutya kugira ngo ubashe kuzibira amazi ajya hanze. Urabona ko ifite shawa nziza, urabona ko ari twa tuntu bagiye bategura neza ishimishije. Urabona ko ifite ndetse na ka kantu ushobora gukarabiramo umaze kubrosa ukabroserezamo. Urabona ko ifite ndetse n'akantu gashyushya amazi. Banyerekere ifite akantu gashyushya amazi uko muri kugenda mubireba. Amazi rwose urabona ko ari ibintu bishimishije, bagereze ugende ubanyerekera. Nuvuga ngo tukiva muri iki cyumba noneho twagiye noneho kuri ka gaterase kacyo, agaterase ka chambre principale. Urabona ko ari ka gaterase keza ushobora kwihagariramo hano uri kureba uko inzu yawe imeze, ukureba ndetse n'umujyi wa Kigali. Ni inzu nziza pe, kuri miliyoni 160 iyi nzu yaba iyawe. Reka rero ababashije kudukurikira mujye muguma mukore subscribe, turabashimira cyane. Mujye mudufollowinga ndetse munadukunde, mukande kukazogera, munadukunde kugira ngo mujye mubasha kureba updates z'amazu twafitiye. Murakoze rero, murakarama.